Miliyoni z'amabuja nitwa Kamusi umwana w'inyamasheke. Navuye mu rugo saa 11. Barambwiye ngo kugera Kigali ngo biragoranye. Ariko icyantunguye nuko nahageze byoroshye. Ibyo byose se ninde ubikubajije? Ukeneye imyirondoro yanjye se? Bari kurindira nkayikubaza none uragenzwa n'iki? Nyine nkuko nabikubwiye nitwa Kamusi. Nushaka uri gatwe yewe uragenzwa n'iki cyo nkubaza? Aha none ubanza bari buncire igiti. Madam, mabuja. Nako muko narinje gusaba akazi. Akazi bagasabira mu gipangu sibiranze ugasabira hanze. Ibyo byo gukanga abantu barabimbye ko abanyakigali mu bigira. Satani kwa jina la Yesu. Yenda uzabanze umenye ikikuzanye shapeti. Nakimenye mabuja. None mani. Usubiza hanze. Ne, ndi kubya kuje. Ubundi uragenzwa iki magambo make? Ese magambo make se ari kuje ko ashaka akazi. Akazi? Ninjye ukasaba se cyangwa undi muntu waje kureba? None ntabwo ari we mabuja. Amagambo se wahurutuye hano mumvaga ari nge mabuja. Ego. Nuzi umuntu uje kureba? Nuzi abantu bo mu gipangu hano ni benshi wari tukaza kuriza wowe. Nose aho ikibazo wowe. Ikibazo ngewe ugira ikibazo. Nose ufite ikibazo uranuka utazi. Ikibazo. Ubu none amasabiri uvuye nyamasheke yatangiye ko ndi ikibazo mu rugo rwanjye. Oyo uri igisubizo mabuja. None se ko kazi ndakabona. Umva kandi bya bindi nanze. Ariko wanga iki? Ngombye ngo ngire icyanzanye no gusaba akazi. Wati mbirisi. Nakuraga ko nanze induru yawe. Baruse nane. Wanicishije bugufi mabuja ngaho makazi rero. Nago mwishimiye ariko n'umuntu umva aragusohora. Ushora n'usubize kubita koko. Urushyi. Rwonyine se ngucaga muri zingahe? Oya mabuja ngaho nyine gabanya mahane se basi. Asundi kabubasa. Bashaka akahe kazi? Akazi kose ngiye nagakora nko koza amasahani. Amasahani kandi ayiyogereje. Nyine icyo gihe ntabwo uzongera kuyoza. Umva amasahani ayiyogereza n'ugicaza soka. Umva mabuja ariko bugenza make se nyine basi. Genza make gute? Neka tuanze twumvikana. Urase hara muri yanzu ubuzima nakandi kazi umuntu yakora. Akahe? Akahe kazi? Nko gukoropa hariya. Uzi umugongo mfite ndikoropera. Nyine uwo mugongo ndi gushaka kukurinda ntuzavunike. Ugiye kundinda umugongo? Akazi rero ngiye kuguha nutagakora neza amasaha 3 ndabakwirukanye muri none. Ningakora neza se. Aha, ntago nzakwirukana nzanaguhemba neza. Numbwire. Mabuja tuzararana se nijoro rimwe byibure. Kana ngucana. Wanureba nawe ndaso gucishamo niki? Ujye unara no hanze. Harya isi zirakuzanye? Yego. Ngaho zimutwe tubaho tubuno twembona usubirayo. Ngo iki? Urazi ko manga ku gipangu wenda kugicaho ni icyaso cyane icyanyo. Yego kumane wose umuzamu Aisha. Zamuni subiza ibyo nkubajije. Gipangu ni icyaso cyane icyanyo. Umva zamu imbaba yaruneze satani. Nakubwiye ngo zamuni iyo satani uri kuvuga se so uri kuza kwineza uza gukomanga igipangu nk'ari icyaso. Nubugampere mbonye umuntu ngenge gukubita. Ngwiki niko sha uziko njye nyira mu ikipe nationale ngewe. Ase wa mugabo yakurije nk'amagamira bakanyitambukira. Utambuka ariko utambuka ujya he? Ngiye kureba Aisha. Aisha se niso cyangwa ninyo? Wamuki? Umuntu urazubuza abantu amahoro gusa ukomanga igipangu wenda kugikuraho. Cyangwa niwe wayambushije. Umva mbabwire wakagabo. Witonde. Nako wakazamu. Umva ngenda gutera. Nagukuramo ingoto. Iyo ngoto se wayikuramo ngemetse amagi. Ko nanjye nagukuramo amaso. Ndakurwamo ababyeyi wasano. Ari baranyishe. Ndakushe kandi kiri kuvuga. Harabura iki sura ngo tutayikuyeho. Nene yikuramo sawubwo. Umva. Bikore ikingenzi ko ribu hari se. Ribu se bitabe byindera. Uranavuze ngo ndi umusazi sha ndakarya amabuye ntago uri bunyinjirane. Kurunurushi ni nkuba numurabyo ni bibazo. Ariko madamu uri muri umuna wa mabuja. Ahubwo ndi mama we. Turashize none. Ngaho injira. Ninje nawe soho. Kubera iki? Ngo kuvuza mu buci. Ufite amahane wowe. Si wibu muri gupfiki. Atari umugore w'umukobwa ufite amahane. You will move out of this house. Ko mabuja nawe namubwiye. Umubwira iki? Ntabwo ko amategeko n'ababwizana bikurikizwa. Nayese kandi nishe koko mabuja. Amategeko ushima ntabwo yazana. Nta kintu ngiye nishe pe. Uriya mukobwa njase ameze gute? Nuse kuba nanze ko indaya n'abajura binjira mu ndaya. Muri murange ni ndaya wowe. Muri murange ni ndaya. Bansanire muri murange ni ndaya.
ntusema ubu koko ndi kuziriki muri murange ni indaya nsobanura neza njye namubonaga arebaga nk'indaya nose ubwo ngo ndabizira koko akurandebera ngusubize nyamasheke so mbwe nguturuka oya rwose ariko mabuje mbabara nuko umaze umunsi reka nyine nkubwire umunsi umwe kuko abantu tutazi niyo bari kuza kuko dutandukanye utazi ninde ntabwo kibazo umuntu nahagiye n'ikimugenza uyu ni murumuna wanjye nyine namubajije yanga kumbwira ahubwo atangira gutongana ubwo se uri kumva njye nakora gute kurakara nambajije cyangwa umumagare kandi ndi mu nzu kandi ntabwo wamagaye wamagaye urumva araho ntabwo wamagaye kuri telefone cyangwa njyewe we ntabwo wamagaye ngo tubenda no kuyikuraho wanga kuza ubwo se uri kumva witwa ndarye nitwa kamusa kamo ndakwirukanye mabuje rwose basi umva nyine hano nta soni ufite mabuje ngaho nukuri rwose mbabara n'abajura nzajya mbareka binjire kinjiye mu mutima basi nishyisobanyu bere ko amenyo ntayamaramo ntumbwire amera nka kanyombya gira uti n'umusatsi nkaho twikomera agatapi yo kuri stade mabuje rwajemo n'ibintu byo gutwikana umusatsi mbabara sinzongera cyane senye kora akazi kakuzanye bitese shisho gosho tuvugana ibintu byose ariko waranze kwirukana wa muzamu wawe akusura azize iki kandi ndamwirukana none azize iki nyine uswara wirirwa imbere y'iwawe ariko reka nkubwire uriya muntu yaje nijoro ntabwo ikintu kingaragaza nuko ashoboye akazi yaje nijoro ndamubwira ngo ubu yazi kuri umujura wambaye ntajya abaho wambaye nkaho se umujura asate reka umujura ashobora kuza yihindurije mu bintu bitandukanye ariko imbabarije bambwire reka nkwereke umujura wambaye ntajya ararana n'umwe shareka amahane nitumwirukana ufite undi muntu se wamufite uriya muzamu wawe yansuzuguye ku buryo numva byangiza ntabwo kuzongera kumubona mu maso yanjye nanjye byanshimishije kubona yirukana abantu bose baje hano wenda havuyemo wowe ariko abandi bose nabyishimiye cyane ariko sikubona umukozi umeze nk'uriya urukana abantu bose none uramutsuzuguje oya ibyo ni wowe byivugiye ariko ibyo yakoze nibyo ntanagushyikira umuvandimwe wawe ibyo reka tubireke ni amafaranga yanjye ayahe mafaranga ukuye muri viyupi njye nize njya muri viyupi ayi ushatse kuko hari undi muntu nanatuvukana utari wowe mvukana nawe Aisha nanjye Aisha cyane amafaranga bambwiye ko muri viyupi ari hehe njyewe ariko si ndebera marayikano ngo niwe marajya ujya kujya marayikano njyewe ko nagugeze njyayo nane twumvikane bro mu mafaranga yanjye ayahe mafaranga ariko amafaranga yanjye wakuye muri viyupi ndabizi ko wakuyeyo ahubwo wasaze nasaze njyewe cyane rwose nasaze ntawe nigeze njye nana amagambo menshi mu mafaranga yanjye utwara yawe ma yanjye oya wiki umwana mzana pereza hano utaza kunsemura hano amafaranga yanjye magambo meza nari tujye kureba n'umutima mwiza muhereza none utajya kujya kana amafaranga y'ikigenge umutima mwiza kuva ryahise wowe hari ibyawe uri hano mu nzu ngiye kuguhereza cyangwa hari ibyo nyifitiye umutima mwiza ese ubundi bwo ninde wakubwiye ko ayo mafaranga nayafashe ninde se wundi wabimbwira nagiye kuyasaba nyine barambwira ngo wavuye reka nawe nafashe mabuje nabikubwiye rero wa muntu namukwiye ko nzamukuzanira dore nguyu uyu se kandi akuze uyu uzi ibintu akoreye hariya hanze umva kigo cye genda ikigori umva bwira mabuje ibyo bakoreye hariya hanze ngo nkubwire mabuje wawe ndarengana pe urengana gute arengana gute wakoze iki mabuje reka nkubwize ukuri njyana ninyure hano mbona aramfasha aranyikuranzanye ubuze ufashe ntacyo ukoze hariya hanze wabivuze ari reka nasangawe nako yoroshye nawe uceceke nasa ugafasha umuntu ntacyo akoze uyu uramuzi se mabuje mabuje reka tubwizanye ukuri pe tubwizanye ukuri nk'abarya b'imbuto wamubwire koko njye ndarengana ziba wowe kuburana avuye afasha umuntu ntacyo akoze muzamu wawe ni shitani uyu muzamu ni nyabingi mujyane tujyana muzi bareba nta soni afasha umuntu ntacyo akoze washakisha nkamunyuzamo n'inshi byibura ako nukuri murebe neza ndarengana ijambo ryo kurengana ujya kurivuganya nazibe na nyoko n'umubyeyi shakamo ariko icyo nacyo ni igitangaza mama se uramuzi hari undi mu buryo gusa wari kubyara umwana witwa kamoso kagira inkuru ate mwana wanjye bamwita kamoso bivuye kuki yakundaga kwica inyoni ibaze ku myaka 7 yishe inyoni itaribwa hanyuma nyamasheke na biryogo bihura he niko yakubwiye uyu nguwo no muri biryogo ntago ari wo muri nyamasheke yewe cyari kuncanga ntabwo nzi ko bimeze data mabuja biryogo n'agace k'abinyamasheke narakubwiye umukozi wawe cyangwa ndakubesha ngagoma hamwumva umva nkubwize ukuri mabuja uyu nguwo no muri biryogo biryogo na kandi wakigabo nawe gasa hano
hano Mabuja wacyunze nakusa umwegegera. kose uranda ariko bundi kangubaze Nasi aranjana mu buryo bugenda. oya none kumvikane ushinzwe umujura hano uyu mufatiye iki n'umujura Nakubwira ibyo ari gukora ari ahantu. narengana Urengana gute wowe urengana ari umusunzi uri kurengana. Niyo biriya bikorwa byo kurenga aribyo bita kurengana. Nanjye reka njye kurengana. ibi bikorwa se Mabuja reka nkubwize ukuri Umuntu arengana yakuyemo ipantaro. reka nkubwize ukuri asanze ndi kwanyara ariko ntubona unyara hehe unyara mubaze nagusobanurira. unyara hehe oya nanyaraga hariya ku muryango ku muryango wanje Sobanura. kumbe nta nuguziza ubusa Kurengana niko bita kurengana. Kurasa no kurengana. narengana wanyaye he wenda nanyaye ku gipangu cya Murengana ku bipango byacu. igipangu cyawe nani soni kusho kujya ku gipangu cyanjye wowe nana ibibazo biragura we Mabuja reka nkubwize ukuri Kamaso nawe nsanze ari kunyara ku gipangu cyawe kamese ngo nibyara Ko njye nanyaye rimwe. Turashize none. Mabuja nanjye suranyirukanye. wese ndakuzi